byababayeho birababaje ku rundi ruhande n'iki byose ariko twumva ibintu neza. Mama Elisa, okay, duhere kuri Elisa hari ibyo akurikiranweho, that's a fact, iyo ntabwo yahinduka. Mama Elisa yababajwe nuko umwana we, umubyeyi wese yababazwa n'umwana we yuko hari ibyo arimo gukurikiranwa, nuko aho barimo bamujyanye, avuga ko ngo bamujyanye batabizi n'iki byose, ibyo birumvikana. Ariko Elisa hari ibyo arimo gukurikiranwa. Umubyeyi rero yagiye mu itangazamakuru avuga, iryo tangazamakuru rinamufasha gutanga igitekerezo cye ashaka gutanga n'ubutumwa yoherezaga, avuga ati arasaba imbabazi asabira umukobwa we, ibyo birumvikana. So abantu rero bareba bari kuri social media, kuri Instagram, bari kuri Facebook, bari kuri Twitter, abantu bafite uburenganzira bwo kwakira message uko bayishaka cyane. Uri igiki wowe cyo kumva yuko ngo niba bavuze ngo n'umukobwa ame feminist, ngo niba bavuze umukobwa ngo reka ngo nitambikemo ngo mbabuze kuvuga ngo kuko ngo they are hurting her feelings, cyangwa se ngo mama we niba hari ibintu yavuze muri social media cyangwa se yavuze kuri YouTube ngo reka ngo nk'abanyarwanda ngo yangoreka ngo reka ngo twese ngo ngo wiki urajya muri mind z'abantu ibihumbi 70 bahurira kuri no app, birakubabaje, wabajwe n'ibitekerezo no gutanga. Buri muntu wese afite ukuntu muri mind ye yumva ibintu. Sirivi nawe ibitekerezo bya turabyumva, ufite sentiment cyangwa se emotions zo kuba wabugira impuhwe nk'umubyeyi, birumvikana. Utazifite mureke mwihorere, ibyo biramureba. Ariko respecting opinions z'abantu, kuko zose ntago ariko zigendera mu mutwe nkuko, cyangwa se ntago zigendera mu murongo nkuko izawe zigenderamo. Ushobora kuvuga ati ngewe reka nce hano Kibagabaga, ngiye mu mujyi, nangira kanicira hano mu Gasata, twese tugahurira ahantu hamwe, conclusion ikaza kubiyemo. Ariko ureka kuvuga ngo ngiye kubafata mwese tugendere mu kintu kimwe, ngo yuko ng'abanyarwanda ngo turi abantu ngo bagiye ngo bari compassionate n'ibiki byose. No, menya ko abanyarwanda nubwo ari compassionate ariko turi individuals at the end of the day. Twese tugira opinions zitandukanye. Inkuru ni biggest scandal ya mbere mu gihugu mu mwaka kuva watangira 2022. Urinde kubigubuza abantu kubivuga ikuntu babishaka. Abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga bareke bavuge opinion yabo ishaka kukubabaza. Date njya posting ibintu abantu bakanuka nkaseka, ahubwo ngiye ngaseka tu. Urana umubyeyi yagiye hariya impamvu yemeye kujya imbere ya kamera, yaragiye gukora plea asabira imbabazi umukobwa we. Icyo ni yamaze nyine yagiye hariya, si umwana mutoya, yagiye yarafite ikimurimo kumupushinga urukundo kuri umukobwa we, birumvikana. Ariko consequence ibintu byose hari ibintu twitiranye. Urufata abantu bakomanta, nimba umuntu akomansa ibintu udashaka cyangwa se bitajyanye n'ibintu ushaka, ngo ni cyberbullying. Ibintu byose ntago ari ukuntu biri muri mind yawe, ntago ariko bimeze. Hano turi abantu batandukanye, ba no brainer, abantu kuri social, buri muntu wese atanga ibitekerezo bye. Haje ushaka gutanga ibitekerezo ngiye nakuze cyangwa se bitajyanye n'umurongo wanjye, nimba nabikunze si ngombwa ngo nze ngo mvuge ngo kukivuga ibi ngibi. Oya, ni numva nabikunze nje gushaka handi ntakundi urimo kuvuga ibintu bijyanye n'ibyo n'ibijyanye n'ibyo numva. Ariko reka kwitambika abantu ngo ariko singo mwengo kuki ngo muvuga ngo Elisa ngo mwamuteraniye. Elisa ni biggest story headline ya mbere ibinyamakuru byandika ibivuga na radio icyo byose bose ni Elisa. RIB ministeri yasohoye itangazo, RIB yasohoye itangazo, byose niyo nguriye ya mbere mu gihugu. Urumva ngo ushaka ko abantu ngo baceceka ngo nibongera kuvuga ngo izina Elisa ngo kwera ko ngo birimo ngo wagiriye muwe ngo umubyeyi yarize nawe urarira. Nimba yarize ukarira, fata umwanya uve kuri social media, application ifunge, ugende uryame, usinzire, unywa amazi, ntugize ugaruke reka bavuga bivugire man. Niryo jambo nta kintu narenzaho. Turakoze cyane, reka duhe nibyo nago bino bintu mujye umenya ko bano bantu tuba tuvugaho ari abastari baravugwa guhera mu gitondo kugera nijoro. Iyo wiexpose kuri media ahandi abana baragutonora. Ngira ngo no brainer, ngira ngo thecate ngewe nari nabibabwiye, iyo umuntu yamaze kugira audience nini ahangaha, reka wenda ngo nkuru arimo umuntu bita Yuhi, hari umuntu wari wumva muvugaho, ariko kubera ko umuntu afite iyo audience, niba adashobora kwakira ibintu bigomba kumuvugwaho, ahangaha turi miliyoni 5
buri muntu ntago igitekerezo cyanjye ntago kiba kimeze kimwe nk'icya Sylvie, ntago kiba kimeze nk'icya Dekati. Buri muntu wese aba afite igitekerezo kimuvaho, abashaka gufata ifoto akayishyiraho caption ashaka. Yes. Urakoze cyane Kemnike, urakoze. Reka duhe n'ijambo Hakimu. Murakoze, muranyumva? Gukoresha umwanya muto arahita hajyaho Chantal Mulisa puis Murenzi, ubundi dusoze space. Urakoze. Sawa. Mbere na mbere ndabanza kubashimira, nshimira n'abantu bategura zino spaces. Mu by'ukuri spaces zo zifite akamaro cyane. Sorry gato Hakimu, ntaguciye mu ijambo. Nagira ngo mfate uyu mwanya mbwire n'abantu izi space dukora, sibyo? Penda byemera ngiye kare ntago nabonye umwanya wo guhostinga space kuko hari ibindi narindimo, ariko honestly tujye tuba abantu bahuza ibitekerezo dushaka kubaka, sibyo? Impamvu duhurira hano no kugira ngo turebe ko hari ikintu kizima twahindura mu myumvire y'abantu, sibyo? Society yacu murabizi ikintu cyayishe cya mbere nuko abantu baragenda bakagumana ibintu, abantu bakagenda bagacreating ibintu by'ama ideology utamenya mu mitwe yabo. Niba duhuriye hano turagira ngo tugire ibintu duhindura nk'urubyiruko ruhuye kuri social media. Dufiteho hano abapapa, dufiteho abamama, tugira abo twigiraho, dufite ibintu byinshi bipasinga hano. Niba duhuriye hano ukifata ugakora tweeting ngo space ngo ziba zakozwe ngo nta mwanzuro, ntabwo turi hano ngo dufate umwanzuro. Niba ushaka umwanzuro uzajye mu rukiko. Hano twahari kugira ngo tuganire. Hari n'izindi social media nyinshi zihari. Hari YouTube, ushobora kugenda kuri YouTube ukareba The Choice, cyangwa Yago, ushobora kujya kuri Clubhouse zirahari, ushobora kujya kuri Facebook. Niba rwose wumva spaces ikura aho kugira ngo ujye kuvuga ngo spaces nta mwanzuro.